intumwa y'Imana iti falyatahallaluhu minhu al-yawm. Intumwa y'Imana irakugira inama, hadhihi nasihatun nabawiyatun, iyo ni inama y'intumwa y'Imana igira umuyisilamu kuri isi, ngo genda falyatahallaluhu minhu al-yawm, nagende babikemure. Niba ari umutungo ufite umusubize, niba ari icyubahiro yamwambu yamusaye imbabazi, niba atanawufite amusaye imbabazi amusonere, ariko babikemure hano kuri isi. Intumwa y'Imana iti qabla alla yakuna dinarun wala dirham, ngo mubikemure mbere yuko umunsi w'imperuka ugera, kubera ko kuri uyu munsi la dirham fihi wala dinar, nta mafaranga azaba hari ngo uzayamusubiza, nta mutungo uzaba hari ngo urawumusubiza. Gusubizanya no kwishyurana no kugusabana imbabazi ni ibya hano ku isi. Intumwa y'Imana iti ku munsi w'imperuka bizaba ari urubanza gusa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, harrama adh-dhulma ala nafsihi wa ja'alahu bayna ibadihi muharrama, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. اتقوا الله عباد الله حق تقوى وراقبوه في السر والعلانية. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ishimwe n'ikuzo bikwiriye Allah subhanahu wa ta'ala, we wihariye gusengwa kandi akaba nta na kimwe abangikanywa nacyo mu byo yaremye. Allah subhanahu wa ta'ala we waziririje ubuhemu ubwo ari bwo bwose, guhemukira abantu, kugira nabi ndetse no kwambura ibyabo no guhuguza. Ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala yabigize ikizira yihereyeho ubwe, asezerana yuko atazagira n'umwe arenganya mu biremwa bye. Ukuvuga kurenganya, guhuguza, guhemuka, ibyo ntago ari mu bintu biranga Imana subhanahu wa ta'ala. Allah arangwa n'ubutabera, arangwa n'ineza, arangwa no guha buri wese uburenganzira bwe. Imana niyo yabyihereyeho, irangije nanone ibigira icyaha mu mikoranire, mu mibanire y'abantu mu buzima bw'aha ku isi. Imana yababujije ko batagomba guhemukirana, guhuguzanya, kugirana nabi hagati yabo. Turahamya kandi ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Mana nyagasani, hundagaza amahoro yawe n'imigisha byawe ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe ba Islam, Imana iravuga iti: wa nadau almawazin alqista liyawm alqiyamah. Imana iratwibutsa uko bizaba bimeze ku munsi w'imperuka, aho Imana mu guca imanza hagati y'abantu, Allah azashyiraho iminzani izapima ibikorwa by'abantu. Imana iravuga iti kandi wa nadau almawazin alqist, izaba ari iminzani y'ukuri, izaba ari iminzani y'ubutabera, izaba ari iminzani izashyira ibintu mu buryo bwabyo. Imana iti fala tuzlamu nafsun shay'a, kuri uwo munsi nta muntu n'umwe uzarenganywa, wenda ngo icyo yakoze cyiza akibure ntagihemberwe, cyangwa se icyo yakoze kibi yo kugihanirwa uko, cyangwa se ngo Imana imwongerereho ibindi, imuhimbire ibyo atakoze. Iyo minzani y'ukuri y'ubutabera imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala izaba ikoresha ukuri n'ubutabera. Imana iravuga iti wa in kana mithqala habatin min khardal. Imana iravuga iti nubwo icyo waba warakoze cyaba cyiza cyangwa kibi, uko kizaba kingana n'ikintu gitoya kurusha ibindi, ari gatoya cyane, Imana iravuga iti atayina biha. Imana iti tuzabizana
tubishyire ku munzani tubimwereke. Wakafa bina hasibin, Imana iti kandi turihagije kuzabarurira abantu nta mufasha dukeneye. Kandi mu zindi aya inna Allaha sari'ul hisab, kandi Allah azabarurira abantu kandi vuba. Ibarura ryo kubarurira abantu ntabwo rizafata umwanya Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo Imana izabikora kandi vuba mu mwanya mutoya cyane. Bavandimwe wa Islam, muri iminota mikeya tugiye kuganira ku buremere n'ubuhambare bwo kurenganya abandi cyangwa se guhuguza cyangwa kubambura ibyabo. Wa maana dhulm huwa taaddi ala huquqi llahi au huquqi nnas. Iyo tuvuze rero kurenganya cyangwa se guhuguza cyangwa ubuhemu, burimo ibice bibiri. Hari gusagarira uburenganzira n'ukuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero, kubangikanya Imana, uba uhuguje Imana kuko uba uyambuye ukuri kwayo ko gusengwa yonyine, ukajya kuguha ibindi biremwa Allah yaremye. Niyo mpamvu iyo ngiyo yitwa a'zamu dhulm huwa shirku billah, li'annahu dhulmun lihaqqi Allah ta'ala wa huwa haqqul ibadati wahdahu la sharika la. Kubera yuko ubufashe ukuri n'uburenganzira Allah yihariye wenyine ari ugomba kubikorera kumusenga, warangiza ukajya gusenga ibindi bivuga ngo ufashe uburenganzira bw'Imana ugiye kubuha, urabuyambuye, ugiye kubuha ibindi. Niyo mpamvu shirki cyangwa se kubangikanya Imana nibwo buhemu bukomeye, cyangwa se niyo mahugu akomeye, kuko ni uguhuguza Imana ukuri kwayo ko kuyisenga ukajya gusenga ibindi. Wa khutbatuna al-yawm an dhulmi al-ibad wa laysa an dhulmi Allah ta'ala. Uyu munsi yo tugiye kuganira kubirebana no guhuguza no kurenganya, bitari biriya byo kurenganya Imana cyangwa se kuyihuguza ukuri kwayo, ahubwo tugiye kureba noneho imibanire y'abantu hagati yabo ubwabo, guhemukirana, kugirana nabi, kwamburana, guhuguzanya. Ibyo ngibyo bifite uburemere bukomeye imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Icyambere nuko Allah subhanahu wa ta'ala, Imana iravuga iti wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Imana iravuga iti ngo uramenye ntuzatekereze ko Allah ayobewe cyangwa atazi ibyo abahuguza abandi bakora, atazi ibyo bahemukira abandi bakora. Imana iti ntuzatekereze ko Allah atabizi, cyangwa utekereze ko Allah yabyibagiwe, cyangwa utekereze ko Allah kubareka atari yabahana atabizi. Imana iravuga iti wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Imana iti ntutekereze, ntukeke ko Allah atazi cyangwa yobewe cyangwa yibagiwe cyangwa byamwihishe ibyo abahuguza abandi bakora. Imana iravuga iti innama yu'akhiruhum, ngo ahubwo Allah abategereje liyawmin, wa munsi tashkhasu fihi al-absar, umunsi amaso azaba yabavuyemo, umunsi amaso azaba yabavuyemo kubera ubwoba, kubera ko bategereje ibarura n'urubanza imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala idini yacu y'Ubuislamu itegeka ko tugomba kwitondera imibanire yacu na bagenzi bacu, ukirinda ibyabo, kandi uburenganzira bw'abandi badufiteho mu mibanire yacu nabo. Hunaka huququn madiyya wa hunaka huququn ma'nawiyya. Hariho uburenganzira badufiteho bw'ibintu bifatika. Ubwo ni ukuvuga ngo urugero, imitungo, umuntu arakugurije uramwambuye cyangwa se uramubeshye, uramushutse umwambuye ibye, iyo ni dhulm. Hadha dhulmun madiyun au maliyun. Iyo ngiyo ni uguhuguza, ni ukurenganya, ni ubuhemu bushingiye ku mutungo. Ubwo ni ubuhemu, ni ikizira mu idini y'Ubuislamu. Guhemukira mugenzi wawe ukamwambura imitungo ye ukayimuhuguza, cyo ni ikizira, ni icyaha gikomeye mu Buislamu. Wa hunaka dhulmun ma'nawiyun. Nanone turaza kusanga nanone ubundi buhemu butari mu bifatika, ariko nabwo bukaba ari ubuhemu bukomeye. Urugero, gutatira icyubahiro cye ukamutesha agaciro, ukamusebya, ukamwandarika, ukamusebya, iyo nayo ni dhulm, nayo ni icyaha. Mithlu al-ghiba
kugenda usebya umuntu cyangwa se ukamwambura agaciro cyangwa se ukamusuzugura cyangwa se ukamwandarika ukamusebya, iyo nayo ni dhulma uba umukoreye. wal kullu muharramun bayna al ibad, ibyo byose rero ni ikizira Imana yarabiziririje. fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun. Intumwa y'Imana iti mumenye ko amaraso yayo bagenzi banyu, kumena amaraso ya mugenzi wawe cyangwa se icyubahiro cye, kumwambura icyubahiro, kumusebya, kumwambura agaciro, cyangwa se kurya umutungo we uhuguje umwambuye, ibyo byose ni ikizira hagati mu mibanire y'abantu, ni ikizira imbere y'Imana. Ugomba kurya ikiziruwe, kwirinda kwambura abantu ibyabo. niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi bayani hurmati dhulmi al-ibad, intumwa y'Imana mu kutugaragariza uburemere bwo guhuguza no kwambura abantu ibyabo n'ubuhemu hagati y'abantu bahemukirana mu buryo butandukanye, batitondera iby'abandi. bavandimwe b'Islam, kabone nubwo waba usari, kabone nubwo waba usiba, kabone nubwo waba warakoze hijja, utanga zaka, ufite ibikorwa bihambaye imbere y'Imana, bavandimwe b'Islam, usabwa kwitondera uburenganzira bw'abandi, usabwa kwitondera iby'abandi, usabwa kwirinda kuvanga ibyawe n'iby'abandi wabambuye, usabwa kwirinda ubuhemu ubwo ari bwo bwose. lianna awaqiba adh-dhulmi an-nadamu wal-hasra, kubera yuko iherezo ryo guhemuka ni ukuzicuza ukagira agahinda wa munsi ukomeye cyane. icyambere bavandimwe b'Islam, mu ngaruka n'inkurikizi mbi zo guhuguza abandi no kubambura ibyabo, gutunga ibyawe utabonye mu buryo buziruwe, bavandimwe b'Islam, ingaruka bifite ni nyinshi cyane. icyambere, awalan idha daa alayka al-mazlum fa inna da'watahu tusibuka. icyambere ugomba kumenya nuko umuntu wahemukiye, umuntu wagiriye nabi mukiri kuri iyi si, iduwa yagusabira abavandimwe b'Islam, akarambura ibiganza agatakambira Imana akavuga ati ya Allah, Mana nyagasani, uyu muntu kanaka yarampemukiye, yantwariye iki n'iki, yangiriye nabi, akavuga ati Imana nyagasani uzamuhanisha igihano iki n'iki, uzamwereke ibi n'ibi hano kuri iyi si. bavandimwe b'Islam, hadhihi da'wa satusibuka wala shakka fi dhalika, ubusabe bw'uyu muntu buzakugeraho, buzanakugiraho ingaruka mu mibereho ya hano ku isi, kandi ibyagusabiye bizakugeraho, byanga bikunda uzabibona. wa fi hadha yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ittaqi da'wata al-mazlum fa innaha laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. intumwa y'Imana iti uzatinye ubusabe bw'umuntu wahemukiwe, umuntu warenganyijwe, uzatinye iduwa y'uwo muntu. bivuga ngo uzatinye kugira nabi, uzatinye kugira uburenganya, kubera yuko ubusabe bwe buzakugeraho byanga bikunda. intumwa y'Imana iti uzatinye ubusabe bw'umuntu warenganyijwe, umuntu wahugujwe, umuntu wahemukiwe, fa innaha laysa baynaha wa bayna Allahi hijab, ngo nta gitangira, nta paziya iri hagati y'iduwa ye y'ubusabe bwe nawe wamuhemukiye. bivuga ngo hagati ye n'Imana icyo yagusabira, Imana izakira ubusabe bwe. wa fi riwayatin fa innaha tuhmalu ala al-ghamam wa yaqulu Allahu li sahibiha wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. intumwa y'Imana mu yindi hadithi iravuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala, iyi duwa Imana, iduwa y'umuntu warenganyijwe, ngo Allah ayifungurira imiryango y'ikirere ikazamuka hejuru y'ibicu, ikazamuka hejuru y'ibicu, ikazamuka ijya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. hanyuma ngo Allah akabwira nyiri uriya gusaba buriya busabe, uri gusabira uwamuhemukiye, ngo ni ukuvuga ngo n'uwahemukiwe, Allah akamubwira ngo wa izzati wa jalali, Imana iti kubw'icyubahiro cyanjye n'imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye, la ansurannaka walau ba'da hin, ngo nzagutabara, nzaguhorera, nzakurwanirira nubwo byaba nyuma y'igihe, nubwo bitaba akakanya ariko bizaba. uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala uri kubwira umuntu wahugujwe, ufite agahinda, ufite amarira, yazamuye amaboko agasabira uwamuhemukiye. ubusabe bwe rero buzagera ku wamuhemukiye, byanga bikunda bizamugiraho ingaruka,
yaba mu buryo bwa vuba cyangwa se mu buryo butinze bitarako kanya ariko izo ngaruka zizamugeraho. Icya kabiri nanone mu ngaruka zo kurenganya abagaragu b'Imana kuri iyi si, kugira n'aba bantu cyangwa se kurenganya abanyantege nke ukabahemukira ukambura abantu ibyabo, cyangwa se ukabura umuntu w'umuhemu ugenda wambura hana hari abakuguriza abantu bose urabambura, uri umuhemu wabaye ibihemu. Ibyo ntabwo bikwiye umuyisilamu. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam mu kugaragaza nanone uburemere bwo guhuguza abandi no kwambura abantu no guhemuka, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama yaravuze igaragaza ivuga iti man kanat indahu mazlamatu li akhihi min irdin aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham fa in kana lahu amalu salih ukhidha minhu biqadri mazlimatihi wa in lam yakun lahu hasanatun humila ala sahibihi. Au kama qala nabii sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana iravuga iti ngo umuntu uzaba azi ko hari mugenzi we yahemukiye kuri iyi si, niba uri umuyisilamu ukaba utinya Imana ukavuga hari umuntu wahemukiye mu buryo ubungubu cyangwa buriya, intumwa y'Imana iti azagende amushake babikemure hano kuri iyi si bakiri hano ku isi, kubera yuko nibigera ku munsi w'imperuka bizaba byabaye ibindi, urubanza ruzaba rwahinduye ishusho, imbabazi wari kumusaba hariya ntabwo zizaba zigihari, hariya ni ukwishyurana, naho kubabarirana no kwiyunga ni hano kuri iyi si. Uriya ni umunsi w'urubanza. Ibyo kubabarirana no kwiyunga no gusubiza ibintu mu buryo, ibyo ni ibyaha ku isi. Intumwa y'Imana itera umuntu ufite uwo yahemukiye mugenzi we ikintu icyo ari cyo cyose, yaba icyubahiro cye yangije, yaba ko yamusebeje, yaba ko yamwandaritse cyangwa se yamusebeje cyangwa yamutesheje agaciro mu buryo bwa aribwo bwose, cyangwa se byaba ari umutungo we yamwambuye mu buryo bwa aribwo bwose, intumwa y'Imana iti falyatahallalhu minhu al-yawm. Intumwa y'Imana irakugira inama, hadhihi nasihatun nabawiyatun, iyo ni inama y'intumwa y'Imana igira umuyisilamu kuri iyi si, ngo genda falyatahallalhu minhu al-yawm, nagende babikemure, niba ari umutungo ufite awumusubize, niba ari icyubahiro yamwambuye amusaye imbabazi, niba atanawufite amusaye imbabazi amusonere, ariko babikemure hano kuri iyi si. Intumwa y'Imana iti qabla alla yakuna dinarun wala dirham, ngo mubikemure mbere yuko umunsi w'imperuka ugera, kubera ko kuri uriya munsi la dirham fihi wala dinar, nta mafaranga azaba hari ngo uzayamusubiza, nta mutungo uzaba uhari ngo urawumusubiza. Gusubizanya no kwishyurana no kugusabana imbabazi ni ibya hano ku isi. Intumwa y'Imana iti ku munsi w'imperuka bizaba ari urubanza gusa. Uzaza rero, intumwa y'Imana iti ku munsi w'imperuka bizaba ari urubanza rwo kwishyurana, kandi niyo mitungo nta izaba ihari. Intumwa y'Imana iti ahubwo umutungo umuntu azaba afite, azaba akeneye nawe, awukeneye cyane ni ibikorwa bye byiza, kandi ibyo bikorwa bye nibyo azishyura, azasaranganya abo yakosereje n'abo yahemukiye bose, bazabasaranganya ibikorwa bye byiza. Intumwa y'Imana iti fa in kana lahu amalun salih, nazaba afite ibikorwa byiza, wa wundi wahemutse bazabifata babyishyure uwo yahemukiye ari we babiha. Intumwa y'Imana iti wa in lam yakun lahu hasanat, nazaba adafite ibikorwa bye, nazaba adafite ibikorwa byiza bari gufatemo ngo bishyure abo yahemukiye, ukhidha min sayyiati sahibihi, ngo bazafata mu byaha by'uwo yahemukiye. Urumva yabuze ibye byiza amwishyura, bagiye gufatana naho ibyaha by'uwo wahemukiye, aba ari wowe babishyiraho, fahumila alayhi, aba ari wowe ubiryozwa imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe Islam, niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti atadiruna man al-muflis, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mataa. Intumwa y'Imana yarabajije umunsi umwe, ibaza abasahaba yicaranye nabo, irabaza iti ese mwaba muzi umuntu washiriwe uwahombye, muramuzi uwo ari we? Bose batekereza mu buryo busanzwe, uwahombye baravuga bati ya Rasulallah, ni umuntu wari ufite imitungo ariko agashirirwa agahomba agasigara ntacyo afite. Intumwa y'Imana yabwira iti innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa fi riwayatin
man ya'ti bihasanatin mithli aljibal. Intumwa y'Imana iti umuntu washiriwe, umunyagihombo wa sawasawa nyawe, ngo ni wa wundi uzaza ku munsi w'imperuka afite masha Allah iswala nyinshi, izasuna n'izitegeko yarazitabiraga neza cyane. Wasiyamin, akaza afite igisibo yarasibaga cyane kenshi, yaba igisibo cy'itegeko yaba n'igisibo cya suna yarakitabiraga kandi uko bikwiye. Wa zakatin, yaratangaga amaturo, agatanga amaturo y'itegeko, agatanga za sadaqa, agafasha abantu, afite ibikorwa mbese byiza byinshi kandi bitubutse. Mu yindi hadithi intumwa y'Imana ngo azaza afite ibikorwa byiza bingana n'imisozi minini cyane, bivuga ngo ni ibikorwa byiza byinshi. Ariko ikibazo afite, tugiye kubona noneho uburenganzira bw'abantu ko yabanaga n'abandi, yarahemukaga, afite abo yahemukiye, afite abo yagiriye nabi. Intumwa y'Imana iti walakin, ariko wayati waqad shatama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha. Intumwa y'Imana atariko n'ibyo bikorwa tumaze kumva bingana n'imisozi, ibikorwa binini byiza byagombye kumujyana mu ijuru, ariko ngo azaza afite ikibazo kimwe, ntabwo yitonderaga kubana n'abandi, ntabwo yitonderaga uburenganzira bw'abandi, yarangwaga no kurenganya. Intumwa y'Imana iravuga iti hamwe n'ibyo bikorwa byiza byinshi azaba afite, ngo azaza afite uwo yatutse, yaratukanaga agenda atukana, afite uwo yakubise, afite uwo yishe, afite uwo yameneye amaraso, afite uwo yaririye umutungo, afite uwo yasebeje, mbese afite benshi baza kumwitambika imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Abo bose rero ku munsi w'urubanza, wa inda Allahi tajtami'u al-khusum, ku munsi w'imperuka ababurana bose bazahurira aho ngaho, bose bazaza bakwitambike babwira Imana bati ya Allah, al-kullun yadhkuru shakwa, buri wese avuga ikirego cyabwira Imana ati ya Allah, uyu nguyu yangiriye atya, uyu yangiriye atya, uyu yangiriye atya. Ubwo birumvikana uwo muntu nyine azaba afite agahinda, afite ibibazo bikomeye cyane, kubera bazaba bamuzengurutse, kubera bazaba bamwitambitse bamwanjamye, bari kuburana uburenganzira bw'abatubahirije hano kuri isi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti fayu'khadhu min hasanatihi wa yu'ta hadha wa hadha wa hadha. Intumwa y'Imana iti ubwo nta kindi afite cyo kwishyura, Imana izafata mu bikorwa bye byiza, za swala, za zaka, cya gisibo n'ibindi bikorwa byiza, na ya hijja n'ibindi byiza yakoze, babihe uyu nguyu yatutse, babihe yagiriye nabi, babihe mbese babisaranganye babandi yagiriye nabi mu buzima bwaha ku isi. Intumwa y'Imana ikomeza ivuga iti fa in faniyati hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min sayyi'atihim faturiha alayhi thumma yutrahu fi an-nar. Intumwa y'Imana iti mwumve neza ubutabera bw'Imana butajya busiga urubanza na rumwe rudakemutse. Intumwa y'Imana iravuga iti ese umuntu yakwibaza ngo ubwo se ibyiza bye nibishira amaze kubisaranganya bose, ariko ntabwo abamwishyuza baracyahari, hari abandi atabonye ibyo kwishyura byiza, ntabwo azabacika nabo imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana iravuga iti bazafata mu byaha by'abariya, baze bayifate urugero, uwo yagiriye nabi, uwo yambuye amafaranga, uwo yishe, uwo yagiriye nabi, bafate bya byaha byabo baze babimushyireho, hanyuma bari ubiryozwa ajugunywe mu muriro utazima, na'udhu billahi minan nar. Bavandimwe b'Islam, izi mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ziratwereka yuko umuyisilamu mwiza agomba kwitondera imibanire ye n'abandi, agomba kwitondera uburenganzira bw'abandi. Bavandimwe b'Islam, ntabwo bihagije kuba dusari, ntabwo bihagije kuba dusiba, ntabwo bihagije kuba dukora ibikorwa bya ibadati bitwegereza Imana bitandukanye, ariko tugomba kwitondera imibanire yacu n'abandi, tugomba kwitondera uburenganzira bw'abandi, tugomba kwitwararika, tugomba kwitwara neza, tukirinda kuzabura ibikorwa byacu no kuzabihomba kuri wa munsi tuzaba tubikeneye cyane. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama fi bayani azamati huquq al-ibad يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد
lishati aljalha min ashati alqarna. Intumwa y'Imana iravuga iti, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga iti ngo ku munsi w'imperuka abantu tugomba kwitondera uko tubana n'abandi, tugomba kwitondera abo tubana nabo. Intumwa y'Imana iravuga ngo ku munsi w'imperuka muzasubiza uburenganzira bw'abandi, byanga bikunda muzishyura. Nta muntu uzagenda imbere y'Imana ngo ahashingure ikirenge adakiranutse n'abaje kumwanjama bose bamwitambise. Intumwa y'Imana iti rero muzishyura iby'abandi, muzabisubiza, kandi mwumve ko nta bizabihari ngo bibasubize, ni ibikorwa byawe. Intumwa y'Imana iti muzishyura abo mwahemukiye, abo mwagiriye nabi muzabishyura imbere y'Imana ku munsi w'imperuka. Intumwa y'Imana ngo uretse namwe abantu n'amatungo, Imana izayacira urubanza, izashoboza itungo ryarenganyijwe. Intumwa y'Imana yavuga iti ngo murabona nk'ukuntu amatungo arwana, ihene cyangwa inka, hari izifite amahembe zikunda kurenganya izidafite imbaraga, zidafite amahembe zikazijomba, zikazigirira nabi, zikazibabaza. Ibyo bibaho cyane mu matungo. Intumwa y'Imana avuga ngo ku munsi w'imperuka n'ariya matungo azacirwa urubanza, ariko urubanza rw'amatungo rutandukanye n'urw'abantu. Amatungo uburyo Imana izacira urubanza, intumwa y'Imana iti hatta yuqada lishati aljalha min ashati alqarna. Intumwa y'Imana iti ihene yari ifite ihembe ikagijomba mugenzi wayo, Imana yaumul qiyam izategeka ya yindi itari ifite ihembe yarenganyijwe nayo ibanze yiyishyurire imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala, mbere yuko zishingura ikirenge aho ngaho. Ariko urubanza rw'amatungo n'inyamaswa namara kwishyura na gutyo, byo bizaba birangiye, nta rubanza rw'umuriro n'ijuru rundi ruzaba ruhari, byo bizishyurana gusa, hanyuma Imana itegeke yuko zihinduka igitaka, ibyazoye birangiye, kuko amatungo yo nta rundi rubanza azabazwa, ariko azabanza yishyurane hagati yayo. Ariko umuntu wazaba afite n'ibihano by'umuriro bimutegereje imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe mu Islam, byo biratwereka yuko mu mibanire yacu tugomba kwitondera uburenganzira bw'abandi. Mu Islam agomba kwitwararika, ugomba kwirinda ururimi rwawe ko ruzakuzanira imiborogo n'amarira n'agahinda, uko urukoresha nabi, ugenda uvuga usebya, uvuga ibyo ari byo byose utagira rutangira. Icyo ni icyaha gikomeye imbere y'Imana mu Islam agomba kwitondera, kandi azabazwa ko yasebeje mugenzi we nawe akazamwitambika. Turinde amaboko yacu, turinde indimi zacu, twitware neza mu mibanire yacu n'abandi, kuko idini yacu dusaba kwitondera iby'Imana idusaba, ikanadusaba no kubanira neza abandi bagenzi bacu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr fastaghfirullaha yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، bavandimwe b'Islam, tugana ku musozo, turasoza kuri aya twatangiriyeho, aho Imana ivuga muri Qur'an iti wa nadau almawazin alqist liyawm alqiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Imana iti ku munsi w'imperuka tuzashyiraho iminzani y'ukuri n'ubutabera. Imana izaca imanza zitabera, kandi buri wese azabazwa ibyo yakoze, ibyo yavuze, kandi buri wese azishyura abo yahemukiye. Bityo rero turangwe n'imibanire myiza no kwitwararika mu mibanire yacu na bagenzi bacu, twirinde guhuguza, twirinde kurenganya, buri wese ajya azirikana kwakira ibiziruwe abonye mu nzira nziza, kugira ngo tutazahura nabo twahemukiye kandi bakazishyurwa mu bikorwa byacu byiza, kandi natwe aribyo tuzaba dukeneye kugira ngo biturengere kuri wa munsi ukomeye, umunsi w'urubanza tuzahagarikwa imbere y'Imana subhanahu wa ta'ala. ثم صلوا وسلموا عباد الله على البشير النذير السراج المنير. لقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين
الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، بكر عمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك الكريم وتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.